Karine mbere ko bahura hari hashize iminsi mikeya abuze papa we. Patrick yagize break up ebyiri mbere yuko ahura na Karine. Karine nawe akaba yariberaga hehe i Musanze. Ariko urumva nawe akantu k'imyaka kari kugenda kamugonga. Ku myaka 31 Pressure Family utangiye kuba ko yari akiri nabo nyinshi si imyaka 31 ni myinshi. Igihe cyanjye ntabwo ari cyo cyawe, kuko mu buzima Imana ibigufitiye umugambi utandukanye n'uw'imfitiye. Hello beautiful people, twishimiye kuba namwe uyu munsi kuri Love in Our Time. Nkuko bisanzwe rero ni Eric Sabi with my beautiful wife Jasmine. Ushize ntabwo yari ahari ariko uyu munsi yagarutse. Guess who's back? Nakwakiriye madamu. Uyu munsi rero twishimiye kubana namwe. Nkuko mubizi hano dusharinga inkuru z'urukundo zigamije kubwira abantu cyangwa se kwereka abantu ko urukundo rwanyarwo rukiriho, cyane cyane abantu batoya. Uyu munsi rero inkuru tuza kuvuga itandukanye n'izindi dusanzwe tuvuga. Hari umuntu dukurikira yaratwandikira tubwira ngo nishimira ibyo mukora, ariko nge na madamu wanjye ntago dufite imbaraga, ntago we are shy kuri kamera, batinya kamera, ariko kaza kubabwira inkuru yacu muzayivuge mu izina ryacu. Nako abantu batinya kamera, hagati aho kamera iraryana. So rero uyu munsi inkuru tuzababwira ni inkuru y'abashuti bacu, not abashuti close batangira gukeka. So ni inkuru ya Patrick, inshuti muri rusange. Inshuti muri rusange n'abantu dukurikira bakurikira Love in Our Time. Ni inkuru ya Patrick na Karine. Kuri nge inkuru barayimbwiye numva inkuru itangaje, ni inkuru yerekana uburyo Imana ikora kandi igakora mu buryo bwiza. Mariage, umuryango ni ikintu cyiza Imana yishimira, ni ikintu cyiza Imana ishyigikira. So mu nkuru ya Patrick na Karine rero muraza kumvamo uburyo Imana yagiye ibana nabo. Kwica no kwiheba. Ntukihebe inshuti yanjye. Ntabwo ari iyacu ni Patrick na Karine. Mu by'ukuri turaba turi nko kunarratinga inkuru yabo. Yes. Patrick ubwo ndavuga mbere yuko ashaka ko bitubwiye, yari umusore muri Kigali umeze neza, afite akazi mu itorero, ari umuntu uri active aho yasengeraga, akunda gutanga, nyine ari umuntu uri active mu itorero, ari umuntu active mu kazi. Ariko uko gusa neza k'imbere hari byinshi abantu batari bazi. Patrick yagize break up ebyiri mbere yuko ahura na Karine. Izo break up zari break up muri relationship yabonaga ko ziri serious. Ibyo bintu bituma zazindi zibikura nkota. Abantu zimwe zibikura nkota, kandi uvuga ngo ukundanye n'umuntu uzi ko gahunda yawe ni ubukwe, birangiye bikarangira interest, mu marira. Nkuko inkuru nyinshi z'abantu nyine tuzi ko nyine birangirira mu marira. Na Patrick yagize break up ebyiri zamushigisha bya atari. Kuri yageze aravuga, you know what, me with love I give up. Yumva abivamo, aravuga kwerekana nikorera Imana nyine muri eglise, yigire batangire bana n'abantu neza, akorera Imana muri eglise. No rimwe umutante we nyine yarimo kumutiza ngavuga se, Patrick uzabana n'imisozi, uzaba wenyine, kuki udashaka? Urumva kigiye yarageze imyaka 31. Nubwo ku myaka 31 Pressure Family utangiye kuba ko yari akiri nabo nyinshi. Si imyaka 31 ni myinshi. Namwe mwagiye mureka abatante bajya batubabarira. Uzabana n'imisozi nyine atangira kumushyira. Urumva Pressure Family yari itangiye kuba nyinshi. Pressure yo kuri eglise, abashuti b'agasemana, abashuti bose barashatse, ni wowe usigaye, what's up? So Patrick rero ntabwo yari yorohewe. Ubwo twagiye kuri Karine rero. Karine nawe akaba yariberaga hehe i Musanze. Ariko urumva nawe akantu k'imyaka kari kugenda kamugonga. Abakobwa bo batandukanye n'abahungu cyane, kuko umukobwa we yageze 26 iwabo bari gutangira kumase. Nta urakubaza izina, you know. Kandi we noneho we yaragize 29, ariko nawe akaba nyine ari umukobwa
umwana mwiza nawe uri active muri church ariko nyine ubwo yabaga i Musanze urumva ko icyo gihe ndumva ataranaziranye na Patrick ubwo rero nawe akaba we iby'ubukwe yari yarabishyize ku ruhande yari yarabivuyemo ariko rero mana yanjye reka nkomeze inkuru ubwo at 29 iby'ubukwe yari yarabishyize ku ruhande we adisidinga yuko ibindi byose azajya barimo azaba ari gukora azajya abikora neza ariko iby'ubukwe akagira gute akabishyira ku ruhande ubwo rero ariko rimwe aza gusenga aravuga ati mana nibishoboka uzampa umutima wanjye uzishimira abandi bose nyine urumva agatima kaba kagiriho nubwo umuntu aba yaragivinze up somehow urumva rero ngo baje guhura bahuriye Huye hari habaye umwiherero w'urubyiruko nyine rwo mu itorero ryabo urumva bavuye mu ntara zose nyine bari bakoreye umwiherero i Huye so mu guhura kwabo rero byari ibintu bitangaje urumva hari abantu bahura nyine bagahura nyine twavuga ngo biri plan cyangwa se bagahura mu buryo wavuga ngo bwateguwe ariko bo bahuye mu buryo butateguwe urumva Karine yari yagiye mu mwiherero i Huye urumva Patrick ko nyine yaramenyereye kubwiriza nyine mainly muri youth urumva baza kumutumira nyine ngo azajye kubwiriza i Huye agiye kubwirizayo urumva ntabwo ari ibintu yari amaze igihe azi nyine kwa kundi wenda nk'umubwiriza wagombaga kubwiriza yarabuze bahita babonga bakatuma pangi so agenda nyine mu buryo butateguwe aragenda arabwiriza noneho ngo ikibwiriza nyine like the title ya sermon yiwe yavuga nyine ku gutegereza amasezerano y'Imana urumva rero kubwiriza gutyo na Karine wari wicaye mu itorero bisa nk'ibintu nyine byabaga nkaho nyine ariko akunda umuntu abwiriza ukumva ebana ni wowe ari kubwira ko undi usigara wibaza se uyu muntu aranzi ibintu ndimo gushaka muri iyi minsi urumva rero Patrick arabwiriza gutyo nyine abwiriza ebana Karine aragenda afashwa byatari nyine kwa kundi umuntu abwiriza ukumva ni wowe yatumyeho urumva na Karine gutyo byamugendekeye so rero nyine kubwiriza birangiye ariko akundi nyine birasanzwe ko muri eglise nyine umuntu amaze kubwiriza ushobora wenda gusohoka mbwa ati abantu batwigishe neza cyangwa se newe na korali yaririmbye asimya turirimbiye neza urumva ari Karine yaragiye mumenya gutanga compliments mw'abantu urumva Karine yaragiye agera Patrick amubwiye rero mwigishe neza urumva bamubwiye byinshi namubwire ngo ibyo ari gucamo n'iki yambwiye ati mwigishe neza byadufashije nk'umuntu wakozweho ku mutima ubona Patrick avuga yo thank you very much baganiramo gake nyine bitari bya danger bakisanjinga nimero Patrick arigendera na Karine yisubirira i Musanze ikindi kintu nibagiwe batubwiye ko Karine mbere ko bahura hari hashize iminsi mikeya abuze papa we rero icyo gihe atangira kuba nabyita nka breadwinner wa famiye yiwe mbega aba ari we wita kuri famiye ye ubwo rero fast forward nyuma gatoya yo guhurira muri camp y'abajene burya ngo Patrick yaje kwandikira Karine ibintu bisanzwe actually nta nubwo bisanzwe kuko abantu benshi bahita babifata amwohereza isomo riri muri Zaburi 37 umurongo wa 4 rivuga ngo iki ridusomere kandi nshake Bibiliya y'Ikinyarwanda dusomere iryo somo turyumve mu Kinyarwanda Zaburi 37 verse 4 verse ya 4 iravuga ngo wiringire Uwiteka ukora ibyiza guma mu gihugu ukurikize umurava kandi ariko njya muri verse 4 ko iravuga ngo kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha iby'umutima wawe usaba kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha iby'umutima wawe usaba Patrick was serious yari serious kabisa yari azi ibyarimo Loki ubwo rero Karine nawe yitonze nk'ibisanzwe kuko nta bintu by'akavuyo byinshi yagiraga kandi urumva na Patrick nawe nta kindi yari amwoherereje aravuga ati
kugira ngo amena ubwo nyine avuga amena ubwo nguko niko batangiye kuvugana gahoro gahoro nta pressure nta bindi bari ku expectinga nyine just abantu bahuriye muri camp ahantu bagatangira kuvugana so batangira kujya bacatinga no kuvugana bakavuga ibintu bisanzwe bakavugana about faith bakavugana disappointments bahuye nazo nyine ibintu nk'ibyo yaba Karine nta rush yari ariho na Patrick nta pressure yigeze amushyiraho icyo gihe so urumva nyine bakomeje kugenda baganira urumva umuntu muganira umuntu ha time biroroha noneho iyo mufite ikintu muri urumva bose bari ari Karine yabaga kuri eglise yabo nyine yakunda kwigisha abana yakunda kwigisha nyine abana mu gihe barimo gusenga na Patrick nawe nibyo yari arimo cyane yumva yigisha ku rusengero urumva it was easy for them to connect urumva no kuganira no kugira ibyo bavuga no kugira ibyo bumvikana cyangwa n'intoki zabo noneho rero biza kugenda bite urumva harashize nk'amezi nk'ane gutyo bavugana noneho Karine yaza mu bukwe bw'umukazini we i Kigali urumva rero Patrick nyine nyamusore yavuga ati rero aha ngomba guprofita urumva Karine yaje mu bukwe nyine aramubwira nuza kuzaza muri weekend ukamuza dimanche vendredi of course yarabizi reka samedi nimugoroba duhure samedi nimugoroba nyine barahura bajya muri coffee shop imwe mu ziri Kigali urumva nyine baraganira urumva nyine baganira ku hahise habo nyine their past traumas we nawe yambwiraga nyine about izo breakups yagiye agira ariko urumva nyine nk'abantu umuntu umaze igihe muvugana gutyo muri kuba close kaga feeling nyine gatangira kuza urumva noneho uwo munsi iyo date yabo twakwita ngo ni first date nabwo Patrick yamupropoje ko mubera girlfriend ariko arambwira rero though I'm doing this urumva with the past experience nyine nagize narababajwe cyane cyangwa rero ubwo turimo kubijyamo umenye ko my intentions ntayaje ariko there's no pressure urumva we need time kugira ngo tumenye we need time kugira ngo niyo healing process ibeho nyine babyumvikana nyine urumva na Karine urumva nawe kubona umuntu umwitaho gutyo yaratangiye gufatwa of course ko kera ziraryamwe abantu nta muntu wanga ibyiza azagira ukubeshya azagira akakubeshya ngo nkwe nta muntu wanga kera nta muntu wanga ibyiza urumva rero na Karine uko nyine yabonaga uwo mutipe akabona ni umutipe uri calme akabona ni umutipe uri mu by'Imana utari mu diverting akabona umutipe ntabwo ari kuri rush hari umuntu uza nyine ukabona ibyumweru bibiri ibana dukora ubukwe urumva ari Patrick nawe ashaka kugira ngo babigenze gake bamenyane babisengere mbere na mbere numva rero bimubwiye nakandi numva nawe yabisengeraga wenda mu rwisho relationship yabitangira gutyo ariko nubwo byari bimeze gutyo urumva bo bari bamaze kumva biri kugenda biryoha banafata iyindi step kandi urabizi hari ukuntu cyane cyane abantu bafite amafamiye ari close iyo watangiye kwiyumvamo umuntu ubibwira nyine umuntu abantu bakaba bari kubimenyera cyangwa se bakanabona usigaye uhora kuri telefone akavuga ariko se wowe umuntu musigaye muhora muvugana saa sita nijoro mu gitondo ubwo rero urumva nubwo bwose bari bameze gutyo ariko ntabwo discouragement zabura nyine guhora nka mama wa Patrick yahoraga amubwira umukobwa mu cyaro uzamushobora koko urumva ubwo brother wa Karine nawe akamubwira ati ako se umuntu umumenyanye ejo bundi none ntawe ngo murakundanye ibyo uramuzi koko bihagije ariko nubwo bwose izo doubts zabaga zivuye ku bantu babakunda neza babizi ko babakunda bakaba bizi ko nta kibi babifuriza of course bigomba kubabaza ubwo rero bafata umwanya wo kubisengera
bariyiriza kuko bo ntabwo bashakaga ibintu barashinze into bashakaga ibintu bari convicted ko koko ari byo kandi ko bari meant to be together. Yeah, so bikomeza gutyo barabisengera. Nyuma yo kubisoma numva nyine burya ikintu kimwe natwe twajya tuyibonaho, iyo relationship yawe yabaye blessed n'Imana, no matter what, no matter what, Imana ibijyamo, izo challenges nyine kazi kurwanirira. Urumva ari na Patrick, urumva nawe bombi, the more burya ubihige, the more family yawe iheza reasons ukabereka n'umuntu kumenya, the more nyine babyumva kandi nabo bagatangira kubiha umugisha. Urumva nawe niko utarakomeza baby, there is one thing bakoze nakunze. Icyo gihe family itangira kubabwira ibi nibi bakoze premarital counseling. Mind you, they were not yet engaged. Nyine bari couple isanzwe, ariko ibyo ngibyo byose babibonye bavuga okay, icyo dushaka ni kimwe, turakundana yego and we want marriage, so ikintu twakora ni iki kigendanye no gusenga kugira ngo koko twumve niba ibi bintu byadufasha. Batangira gukora premarital counseling. Kandi ikintu gitangaje, premarital counseling iki kuba no premarital counseling ndavuga ngo ni iki? Bon, ni nka ndabivuga ngerekereje mu Kinyarwanda, ni nka counseling y'abantu bitegura gushyingirwa. Urumva ni ko kundi ku maeglise bijya bibaho ko nagari yose ariko nagari yose bizi cyane mu bakatolike. Ego, ariko hari n'andi maeglise nyine aho eglise nyine zorganiza nka seminars zo guhugura. Bashobora kutazikora ku bantu bari gushakana akanya, ariko bakabikora nyine ku rubyiruko muri rusange kugira ngo babwire se igiye gushaka, ni nko kubahugura mbese. Yes, ubwo rero nabo nyine bajyaga muri ayo mahugurwa kugira ngo bihugure gake gake gutyo. So ubwo nanjye komeza, urumva uko byagiye bikomeza kugenda babisengera na famille zagiye zibyumva. Ari Patrick atangira ku inshuti n'abavukanye ba Karine, urumva na Karine nyine atangiye ku introduce ku wabo wa Patrick, ari mu muryango wabo, ari abavukanye be, ari abatante n'icyo bose batangiye kugera. Urumva noneho famille itangira kugira cya cyizere nyine uvuga ngo at least ibintu biri mu murongo. Kurumva impamvu at first basaga nk'ababirwanya ntabwo bari bazi ngo who is who. So urumva ariko famille itangiye kumenyekana, niba ari iwabo wa Patrick bakabona Karine n'umwana usenga, na Patrick n'umwana n'umuhungu wabo barasenga. Urumva batangiye kugira chance yo kuvuga ngo uyu mwana wacu umuntu ari gushaka nagari wa muntu uzamudiverting ngo muvane mu byo yizera, ngo muvane so bakabona nyine the reasons wa muntu wamuhisemo, bagatangira no kubona nyine no kubikikira. Niko byagenze no kuri Patrick na Karine. Rero hashize nk'umwaka bakundana, Patrick yari yakoreye Gisenyi, ariko mu kugaruka i Kigali avuga nzaca Musanze nsuhuze mu rugo. Ariko ibirumva ibyo giye bimenyekanye nyine kwa kundi ufite akazi bakubwira ngo ukabizi ko nko mu kwezi gutaha uzajya mu ntara. So Patrick rero niko byagenze, ariko aravuga rero ibintu agomba kubiprofita. Kuko nawe profise akora akazi mu gutaha, ajya Musanze, bajya iwabo nyine barishima, barasangira, baraganira n'iwabo nyine. Urumva baramwumvaga batarabona, aramupresenta nka famille n'iki. Noneho mu gutaha urumva nabo baravuga ko yagiye hakiri kare, baratembera muri Musanze, begera ahantu quelque part, baraganira. Kumbe Patrick wenyine yaje afite gahunda nk'umuntu nyine urumva ni umuntu ukunda ibintu biloki, nta kavuyo ntaki. So baragenda bariganirira, no kuganira kumbe type yarakoresheje ururabo somewhere, afite n'impeta. Mbere yo gutaha arambwira ati Kahini, uribuka the first
thing nakubwiye tukimenyana cyangwa se icyo nyumvise tukimenyana yego nuko inuza someone yari yigishije igihe ajya muri ya retreat i Butare ihuye ko kuvuga ngo waiting on God promise yego so rero ati rero ntabwo nakubeshya byabaye mu buryo butunguranye ariko I think I was talking about you kuko iyo stage wari urimo narimo kubwiriza ariko nanjye naribwirizaga kuko nyine I was waiting on that mu mutima wanjye navuga ngo I need this ntago though I was broken hari kiza mvuga ngo mana I know ko you can do something tegereje yes so rero Patrick nyine aprofita gutyo aramupropoza ari babiri wumve ngo ebana niye nta n'ifoto ya proposal yabo bafite urumva it was niba byaranabaye ibyo ntabwo babitubwiye ariko nyine bashobora kuba barayikoze after bashobora kuba barayikoze after ko bari babiri nyine bari aho hantu ubwabo with flowers n'impeta kandi nibyo by'ingenzi by'ingenzi ntabwo proposal nziza ari kuvuga ngo tumeje sinamaduka so it was that proposal and then aritahira sibyo yego ko yatashye se Karine atamusubije oya urumva uri kumva ukuntu adusimbukishije inkuru di baritahira niba yampopoje Karine urumva ntabwo igomba kubyanga kandi ari isanzwe ari boyfriend we oya mu yandi magambo Karine yaremeye she said yes baramupropoje nawe aremera kuko the fact is bombi barakundanaga kandi bombi bari basi ikintu bashaka even though bitari biri perfect ibintu byose ntabwo byari biri muri gahunda 100% of course murabyumva icyo gihe Karine ni nkaho ari we wari ufite famiye ye mu biganza ko ari mukuri wawe ariko nyine no matter ibyo byose batitaye kuba baca intege ubwo nyuma y'aho ngaho murabyumva ko bapanze ubukwe just a simple wedding ngira ngo dote yabo yari irimo nk'abantu nk'ijana actually n'ubukwe right abantu bake nyine just close family abantu bari close inshuti zabo ziri close bakora ubukwe barangije ubuzima burakomeza even though bitari biri nk'ibyo twebwe hari ukuntu umuntu atekereza agatekereza ubukwe akumva it has to be bya bindi by'ikiganiro cy'ubushize akumva nyine niba kanaka yarakoze ubukwe bumeze kwa kundi nanjye bigomba kuba bimeze gutyo ariko bo umva it was looking a proposal yabo bwari ubukwe bucishije make kurumva ari Karine niwe ari mukuri wabo urumva bafite inshingano zo kwita kurumva niwe wakoraga abandi bari bakiri bati wabo urumva nyine nta bushobozi bwa danje yari afite bwo kuvuga ngo barakora ibintu bihambaye urumva same na Patrick nawe yavugaga nyine nta mpamvu yo guspendi iwabo nta kintu bari babaye ariko yaravuga ngo no there's no need yo guspendinga too much money kuri akubukwe kandi bafite ubuzima bagomba kugira urumva rero nyuma y'ubukwe the funny thing ahubwo benda no gukora ubukwe there are people bagumaga bavuga ubu se abantu bakundanye iminsi ngahe ubu zabishobora bazubaka rukomere ariko bo bagiye gukora ubukwe mu by'ukuri bariteguye basomye ibitabo izo seminars bazijyamo batangira gukora budgeting together mbese nyine bo muri bo bari biteguye ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu wajya gutangamo itangazo ngo ubwire abantu bose ubwo rero I think one thing ntarakibagirwa one thing nabigiyeho ni uko ntabwo ibintu byose bitagaragara inyuma si uko biba bidahari what matters for abantu babiri bagiye gukora ubukwe ni uko bo bamakinga sure ko ibintu bagiye kwinjiramo babizi kandi bari gukora whatever it takes kugira ngo ikintu bagiye kujyamo of course ubwo in this case turi kuvuga mariage babe bari prepared nubwo bwose ibintu byose utaba prepared for it ariko at least you have the knowledge bakoze ubukwe bararangira they're now married bafite umwana umwe congratulations
kandi babaye ubuzima busanzwe. Karine arakora, Patrick arakora, kandi yumva na nyuma y'ubukwe Imana agiye ibaho umugisha, ari mu kazi kabo bakabona nyine biragenda. Urumva Karine niba yakoraga i Musanze yaje i Kigali abona akazi. Bari famiye yabo barakomeza kuzifasha, nawe nyine Imana ikomeza kubateza imbere gake gake. And they're living a happy life, ariko bazwi mu kintu bize ari nacyo bashaka gusharinga cyane n'abakurikiye Love in Our Time. Nuko urumva urukundo rwabo ruri different. Ntabwo ari kwa kunena ngo nagukunze nkikubona. It was not that. It was something nyine navuga ngo Imana yakozeho cyane kurusha bo ubwabo. Urumva bahujwe n'Imana, umugambi wabo ukomezwa n'Imana. So baravuze ngo bo mu rugendo rwabo bavuga ko it was God. Imana yagiye ibana nabo, Imana yagiye ibacira inzira. Ese no mu rugo uko bameze ni Imana nyine ibacira inzira. Bakunda kwatendinga amasemero batubwiye ngo bakunda gutanga inkuru yabo mu macaci nyine bakunda kujya kwigisha, nyine bashaka kwerekana ko true love exists. Kandi noneho baratubwiye ngo muzavuga iki kintu. Ntabwo kuba uri guca mu bintu bikomeye, kuba warabaye broken inshuro nyinshi, waba umuhungu waba umukobwa, it doesn't mean ko it's over. It doesn't mean ko byarangiye. Bavuga ko kugendera n'Imana nicyo kintu cya mbere cyabafashije. So no matter what, no matter igihe umaze utegereje, no matter igihe ibyo wahuye nabyo byose, as long as uzi kuri kumwe n'Imana muri urwo rugendo rwawe, uri kubisengera, it is never too late. Nicyo batubwiye. Well, another thing twari twababajije ni uko like challenges zo bahura nazo. Of course barabitubwiye ko nyine ibintu byose ntago ari butterflies, ntago ari ntago ari sweet. So nyine muri challenges zabo ni iki gituma bastickinga together, nyine bakumva urwa rukundo rukiri sustained. So batubwira yuko of course bahuye n'ibintu byinshi bitandukanye, yaba financial issues, yaba miscarriages, yaba misunderstandings, kuko nyine twese ntabwo twakumva ibintu kimwe. Ariko inkomezi niba ariko navuga or anchor ni bo kuri standard zabo ziguma ari zimwe. Icya mbere gusenga, kuba intentional muri communication yabo, kandi no guhora bibuka yuko like love ntago, it's not just feelings, it's a commitment. Which I think ko cyanafasha abantu benshi natwe tutisize, kuko every other couple igira setbacks zayo. Ariko ibintu yaba gusenga, yaba kuba intentional mu bintu byose, actually not even communication gusa, kuguma wibuka ko you are committed to someone, like wamanitse akaboko uravuga ngo nemeye nta gahato ko. Ni ibintu nyine bifasha cyane muri uru rugendo, kuko nyine bituma unibuka yuko umuntu muri kumwe is not perfect. So nkomeje kuri ikintu nyine batubwiye ngo people have to understand that love is not about perfection. As long as ikintu nakunze batubwiye nyine mu bintu byabo byose, God first. God first. Ngo kuba utari perfect, you just have to pray. Mugasengera ibyo murimo, waba uri single, waba wubatse, just pray about everything. Kandi nyine wumve ko imbaraga zawe ziri kuva ku Mana. Ibindi rwose Imana izakurwanira cyane. Anyway, I just want to take the time gushimira Patrick and Karine for allowing us to sharing inkuru yanyu. We know yuko some stories are vulnerable, abandi hari igihe babumva atari ngombwa to share their stories, ariko I believe ko umuntu wese uri bwumve this story, cyane abantu bari muri stage yo gutegereza Imana,
gutegereza hari ukuntu tujya twumva ko ari ibintu byoroshye ariko buriya gutegereza nicyo kintu cya mbere kigora. Icyo waba utegereje cyose, ushobora kuba utegereje akazi, ushobora kuba utegereje a partner, ushobora kuba utegereje urubyaro, like list them. Ikintu cyitwa gutegereza siko wicaye utegereje ni ikizami. So to everyone watching, ukaba utegereje ikintu icyo ari cyo cyose, ukaba uzi ko umutima wawe uri ku Mana, ukaba uzi ko wizeye Imana ko Imana izakiguha, ntucike intege. This story was for you. Nubwo yaba atari a partner utegereje, wowe ubyumve muri context yawe, ubishyire mu cyo utegereje, wumve ko Imana nyine as long as uyitegereje nawe izagusubiza. Hanyuma ikindi everyone wari uduteze amatwi, ni ukuri we love you and we appreciate you. Turamutse twicaye hano n'abantu badukurikira, it will be useless. Ariko tuba tubizi yuko whatever dusharinga cyaba gifite 1 or 2% kiri bufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wari ugiye kuvuga something? Ninjye kuvuga nyine ko aba bantu bategereje, keep praying. God is never too late. Just he works. Imana ikora kuri gahunda yayo kandi mu gihe cya nyacyo. Igihe cya nyacyo kigeze Imana irasubiza. Actually, igihe cyose utegereje Imana, you're never out of time. Uba uri on time. Igihe cyose utegereje Imana, uri always on time. Rero nyine ku encouraginga nyine abantu bari guca muri ibyo bihe, abantu mostly kubera ko we share life stories, kandi nyine we want to tell people ko true love exists, regardless y'ibyo waciyemo, regardless y'ama breakups wagize, regardless y'uko babajwe, regardless of anything, true love exists. Kandi it is not meant for some people. Nawe byakuberaho uri, icyo nakubwira kimwe nkuko twumvise life story ya Patrick na Karine, it is possible. Ukomeze usenge, ukomeze wihangane, ukomeze utegereze, igihe nikigera Imana nawe izagusubiza. It is not too late. Karine bakoze ubukwe, I think afite nk'imyaka 33 urumva 31 ntiyageze, ari 30. So urumva ku myaka 33 umukobwa ari uvuga ngo byararangiye, ariko it is not too late. Just ukomeze usenge, ugume mu byizerwa, Imana igihe nikigera izagusubiza. Ku bantu rero bari kudukurikira, hari abantu nyine urumva nka Patrick na Karine bagize ubutwari bwo kuvuga ngo dushobora kutagira imbaraga zo kuza kuri kamera, ariko would love ko tubaha life story yacu mukayisharinga abandi. So if you feel like that, ukumva nyine ushaka ko life story yawe abantu bayimenye, cyangwa ufite kumva ko waduha life story yawe tukasharinga abandi bantu, nubwo utaba ufite imbaraga zo kuza kuri kamera, ushobora kutwandikira kuri platform zacu, yaba kuri Instagram, yaba TikTok, yaba even no kuri hari na nimero dushyira hasi ya WhatsApp, ushobora kutwandikiraho ukatubwira life story yawe tukatwasharinga. Kandi niba ufite nako haje zo kumva wowe udatinya kamera cyane, cyangwa se wumva biri okay with you, we are happy to host you, ukaza ukatubwira inkuru yawe, kuko byanze bikunze hari inspiring. Icyo nzi inkuru ya Karine na Patrick, hari umuntu guca muri ibintu uza kuyumva ikamugarura icyizere. Rero nawe inkuru yawe ushobora kugira umuntu inspiring. Turakwincouraginga kuza ukayitubwira, tugasharinga abantu, kandi nzi ko nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzaba uri kugira uwo ufasha. And also one thing cyane ku bakobwa dukwiye kwiga kumenya, actually not even ku bakobwa gusa, kandi no ku bintu byose, igihe cyanjye ntabwo ari cyo cyawe, kuko mu buzima Imana ibigufitiye umugambi utandukanye n'uwe mfitiye. Rero ibyo ngewe nzacamo ntabwo ari byo uzacamo, ibyo uriya wundi azacamo ntabwo ari ibyo uzacamo, ntabwo ari byo wundi dukurikiye azacamo. So we have to accept nyine kunyura mu buzima bwacu turi kugendera mu nkweto zacu. Other than that, thank you for tuning in. No kuri, it's always a pleasure kwicara hano imbere y'izi kamera ndi kureba tubasharinga something dutekereza yuko kiri important.
kandi dutekereza ko gifite abantu cyafasha. So niba iyi nkuru yagufashije, niba yakuryoheye cyangwa se uzi undi muntu ukeneye kumva ibi bintu, umva, feel free to share it, like, comment, umva, do whatever you want with this channel. Kandi ikindi, don't forget to subscribe, okay? Please don't. Yeah. So turabashimiye rero, twabashimiye kubana namwe. Ibiganiro nk'ibi ngibi, life stories nk'izi ngizi nakagaruka. Thank you so much. Bye. Bye.